kubera amafaranga twari tuzi neza ko bongera bakazamura twari dufite guhangayikira yuko tutazongera kugenda ingendo kubera yuko amafaranga yarabuze ntabwo rero twari. Ibi biravugwa n'abaturage nyuma y'uko urwego rw'igihugu ngenzuramikorere rura rutangaje ko ibiciro by'ingendo mu modoka rusange bitazahinduka ahubwo leta ikunganira abaturage ku giciro gisigaye. Ntibyabujije ko hari abitwaje ko abagenzi bagizwe 50% bagatangira guhenda abagenzi bazamura ibiciro uko bishakiye. Gusa ubwo Radio TV10 yageraga hirya no hino irebe yubahirizwa ry'ibyo biciro mu bice bitandukanye basanze biri kubahirizwa, ndetse bamwe mu bakora ingendo zijya hirya no hino mu gihugu bavuga ko bishimiye iki cyemezo kuko hari abari batangiye gutekereza ko ibiciro bigiye kuzamuka cyane bikazakoma mu nkokora ibikorwa byabo bya buri munsi bibasaba gukora ingendo. Twari tuzi neza ko bongera bakazamura twari dufite guhangayikira yuko tutazongera kugenda ingendo kubera yuko amafaranga yarabuze abantu baranashonje. Ntabwo rero twari tuzi ko tuzongera kugenda, ariko kubera ubuyobozi bwiza bwagiye inama bukabona uko igihugu kimeze twabishimye. Twebwe kubwo Leta y'u Rwanda itwitayeho kuba ibiciro bitazamutse byatunejeje kabisa rwose, Imana ishimwe cyane. Natekerezaga ko ibiciro bishobora kwiyongera kubera ko abagenzi bagabanutse, imyanya mbese yabaye mikeya, kandi ubundi imodoka yatwaraga 100% none byabaye 50%. Byatunejeje rero kuba ibiciro bitiyongereye, ni ukubera ko Leta y'u Rwanda itwitayeho, yitaye ku baturage bayo. Ibiciro byifashe neza kuko ntabwo bigeze babihindura, ayo twagenderaga niyo turimo kugendera. Ejo nari nagize ubwoba cyane ubwo navaga mu majyepfo, numvaga biri bumbangamire cyane nkabura n'amatike yo kuza, ariko nyine ko na mushiki wanjye hano mu Mutara yari yaje kudusura azamuka ejo baramuhenda cyane, vugagiye ahubwo ndumva nishimye cyane. Icyemezo cyo kudahindura igiciro cy'ingendo ku modoka rusange gifashwe nyuma y'uko umubare w'abagenda muri izo modoka wongeye kugabanywa ugasubizwa kuri 50% nk'uko byigeze kumera. Gusa haracyari ibindi byiciro by'abaturage bavuga ko nabo bakwiriye kumvwa n'uru rwego. Urugero ni abakora ibikorwa by'ubucuruzi mu masoko atandukanye bakorera hirya no hino basabwa gukora ari 50%, nyamara umusoro bagasabwa kuwutanga nk'abakoze 100%.